Bahaye ikaze mwese mukurikiye Isumo TV kuri YouTube channel ndetse no kuri TikTok. Uyu munsi tukaba twagiye mu karere ka Gatsibo, nanone twagarutse turi kumwe n'umusore wacu Olivier Kagame, hosta mukuru kabisa. Ijambo ni iryawe kuri izi mpano dusanze i Gatsibo. Okay, ni byiza nageze Gatsibo. Nahuye n'abana bankunda cyane, nabishimiye cyane. Bite mwa? Amakuru. Muraho. Bite muhungu? Ndabona mwese mwambaye neza, mwambaye imituku. Witwa nde muhungu wanjye? Witwa Mutunzi Rubanguka. Okay, witwa nde nawe? Manzi Jibril. Urakoze cyane. Witwa nde? Shaka Johnson. Okay, harya ngo mukunda Isumo TV. Murayikunda? None se muranze? Muriki? Wiga na Perezida Paul Kagame. Mujye mundeba se? Uri umuntu w'umugabo mwana. Izaca nawe ushaka kuzamwigana? Okay, none se wowe urumva uzaba iki muhungu wanjye? Ushaka kuzaba umukomedi ukazajya usetsa abantu nk'aba? Wifuza kuzaba nkande? Ushaka kuzaba nka Mitsutsu? Ubwo Mitsutsu nawe uri kubibona nyine, nawe dore umuhungu ashaka kuzaba nkawe. Okay, wowe Jibril uzaba ushyuka? Ushaka kuzaba umukomediye nawe? Ukazaba nkande? Nyakiso nawe uri kubyumva nyine, dore uyu muhungu arakwemera cyane. Ni ukuzamusura ukamugeraho, ukamushyira mu bikorwa byawe. Makuru umuhungu, wifuza kuzaba iki? Ushaka kuzaba umukomediye nawe? Ntabwo ushaka kuzaba umusirikare? Umuganga se ntabwo ubishaka? Gutwara imodoka ntabwo ari byiza? Gutwara indege wapi? Ushaka kuzaba nkande rero mu bakomediye? Ushaka kuzaba nka Fatima? Kazajya uvuga bya bindi by'amahene n'ibiki? Fatima nawe rero dore uyu muhungu arakwemera cyane, uzamusure muvugane. Nibyo. Abahungu ni byiza rero, ubu ngiye kuza kubasura iwanyu. Nganire n'ababyeyi banyu, tugire n'akandi kantu dukorana, sibyo? Mwakoze cyane kandi nanjye ndabakunda byatanye, sibyo? Sawa.